Igitabo cy'ibyahishuwe na Yesu. Umwanditsi w'iki gitabo, ubundi kititwa ibyahishuwe, avugwa ku ntangiriro. Cyanditswe na Yohana, ahari biganisha ku mwigishwa ukundwa wanditse ubutumwa bwiza n'izandiko za Yohana, cyangwa se ashobora kuba ari undi Yohana, umuhanuzi w'umuyuda wizeraga Mesiya wajyaga hirya no hino yigisha mu itorero rya mbere. Yohana uwo ari we wese asobanura neza mu gika kibimburira ubwoko bw'igitabo yanditse. Mbere ya byose, akita ibyahishuwe cyangwa ubuhanuzi bw'ibikomeye bizaba. Ijambo ry'ikigiriki ni Apocalypse kandi riganisha ku bwoko bw'ubuvanganzo buzwi cyane n'abasomyi ba Yohana, buboneka mu byanditswe bya Giheburayo no mu zindi nyandiko zizwi cyane n'Abayuda. Apocalypse ikibarizo n'amayerekwa bigereranya by'umuhanuzi byahishuye uko Imana iri mu ijuru. Ireba amateka y'ibirimo kuba kugira ngo ibyanone bishobore kureberwa mu mpinduka zizaherukira amateka. Yohana nanone avuga ko ibyahishuwe ari ubuhanuzi, bivuze ko ari ijambo riva ku Mana ryavuzwe n'umuhanuzi ku bw'ubwoko bw'Imana, mu busanzwe kubwo kubaburira cyangwa kubahumuriza mu gihe cy'amakuba. Mu kwita iki gitabo ubuhanuzi, Yohana bavuga ko kiri mu rwaranda rw'abahanuzi ba Bibiliya kandi ko kigeze ubutumwa bwabyo aho bukenewe. Kandi ubu buhanuzi bw'imperuka bwoherejwe ku bantu nyabo Yohana yari azi. Iki gitabo gitangira kandi kigasoza nk'urwandiko rwoherejwe ku matorero arindwi yo mu ntara ya kera y'Abaroma ya Aziya. Karindwi rero muri Yohana ni umubare ufite icyo uvuze. Ni ikigereranyo cy'umwuzuro gishingiye ku minsi 7 y'isabato mu isezerano rya kera. Ubundi Yohana yagiye arubeka 7 muri buri gace k'iki gitabo. Nuko hamwe n'iyi ntangiriro, Yohana aduha umurongo wumvikana w'uburyo ashaka ko dusobanukirwa iki gitabo. Ibikomeye bizaba byerekeye Abayuda bivuzwe mu mashusho y'ibigereranyo n'imibare. Ntabwo ari ibanga ryo guhanura ku byerekeye igihe cy'imperuka y'isi. Ahubwo Yohana buri gihe akoresha ibi bigereranyo akuye mu isezerano rya kera. Kandi yiteze ko abasomyi be bajya bavumbura icyo ibyo bigereranyo bisobanura barebye ibyanditswe aganishaho. Ikindi, kuba ari urwandiko bivuze noneho ko Yohana yavugaga ku byari muri aya matorero yo mu kinyejana cya mbere. Bityo, nubwo iki gitabo hari byinshi kibwira abakristo bo mu biragano bya nyuma, ibisobanuro by'iki gitabo bigomba gushingira mbere na mbere ku mateka yo mu gihe cya Yohana, ahantu n'aho cyagenewe. Iki kikaba aricyo kitwinjije mu gice cya mbere cy'iki gitabo, ubutumwa bwa Yesu ku matorero 7. Yohana yari yaraciriwe ku kirwa Patimo maze yerekwa Yesu wazutse ashyizwe hejuru nk'umwami w'isi. Yari ahagaze hagati y'amatara 7 yaka, nuko Yohana abwirwa ko iki ari ikigereranyo cy'amatorero 7 yo muri Aziya ntoya bisa n'ibiri mu gitabo cy'umuhanuzi Zakariya. Maze Yesu atangira kuvuga ku bibazo byihariye byari muri buri torero. Amwe ntacyo yari yitayeho bitewe n'ubukire n'umurengwe, andi yarangwaga n'imyitwarire mibi. Abantu bo muri yo bari bakiga ibyaterekeshejwe bakanasambanira mu ngoro za gipagani. Ariko abandi bo muri ayo matorero bakomeje kuba bizerwa mu maso ya Yesu kandi yarababazwaga akanagirirwa urugomo no gutotezwa. Yesu ayaburira ko ibintu bizaba bibi kurushaho. Amakuba azagwira, amatorero azahatira abayarimo guhitamo hagati y'ubuyobe no kwizerwa. Mu gihe cya Yohana, kwicwa kw'abakristo byakozwe n'umwami Nero kwari gutambutse kandi itotezwa ry'abakristo ry'umwami Domisiyani ryasaga n'iryitugatuga. Ubwo ikigeragezo kwari ukwihakana Yesu kugira ngo udatotezwa cyangwa ukifatanya n'umwuka w'imyizerere w'igihe cy'Abaroma. Yesu yabahamagariraga kuba bizerwa kugira ngo bashobore gutsinda cyangwa kunesha. Kandi Yesu asezeranye ingororano kuwo ari we wese muri aya matorero unesha. Buri ngororano ikurwa mu iyerekwa rya nyuma ry'iki gitabo rijyanye n'ubukwe bw'ijuru n'isi. Uko niko iki gice gitangira kigaragaza guhangana kuzaranga iby'ingenzi bigize inkuru iri muri iki gitabo. Mbese aba Yesu bazihangana? Mbese bazaragwa isi nshya Imana ibabikiye? Kuki se ubundi kubera Yesu abizerwa byitwa kunesha? Igice gisigaye cy'iki gitabo ni igisubizo cya Yohana. Nyuma y'ibi, Yohana yerekwa icyumba cy'intebe y'ubwami y'Imana cyo mu ijuru, kandi asobanura akoresheje amashusho y'abahanuzi benshi bo mu isezerano rya kera. Ibizima n'abakuru bihagarariye ibyaremwe byose n'amahanga nibyo byari bizengurutse Imana. Kandi byahaga icyubahiro n'ikuzo umuremyi nyakuri mu Imana yera, yera, yera. Mu kuboko kw'Imana harimo umuzingo w'igitabo ufatanishijwe ibimenyetso 7 by'ubushishi. Ugereranya ubutumwa bw'abahanuzi bo mu isezerano rya kera n'umuzingo w'igitabo cy'ibyo Daniyeli yeretswe. Ibi byose bijyanye n'uburyo ubwami bw'Imana buzaza hano mu isi mu buryo bwuzuye nko mu ijuru. Ariko biragaragara ko nta muntu n'umwe ushobora kubumbura umuzingo kugeza ubwo Yohana yabwiwe ko hari ubishoboye. N'intare mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi ashobora kuwubumbura. Ibi ni ibisobanuro shingiro by'isezerano rya kera byerekana Mesiya umwami uzana ubwami bw'Imana binyuze mu nsinzi ya gisirikare. Nuko ibyo nibyo Yohana yumvise, ariko icyo yabonye ahindukiye ntabwo ari umwami ntaruteye ubwoba, ahubwo n'umwana w'intama watambwe ukiva amaraso muzima uhagaze aho kandi yiteguye kubumbura umuzingo. Rero iki kigereranyo cya Yesu nk'umwana w'intama wishwe ni ingenzi cyane kugira ngo usobanukirwe iki gitabo. Icyo Yohana avuga no ku isezerano ry'Imana ry'ahazaza ryo mu isezerano rya kera, ubwami bw'insinzi ryatashwe muri Mesiya w'abambwe. Yesu yatsinze abanzi b'abapfira nk'umwana nyakuri w'intama wa Pasika kugira ngo bashobore gucungurwa. Kubera kuzuka kwe, urupfu rwa Yesu ku musaraba ntabwo ari ugutsindwa, ahubwo kwabaye kwimikwa.
bwabaye uburyo yanesheje ikibi. Iri yerekwa risozwa n'umwana w'intama iruhande rw'uwicaye ku ntebe y'ubwami, nuko hamwe baramywa nk'umuremyi umwe w'ukuri n'umucunguzi, maze umwana w'intama wishwe agahera ko abumbura uwo muzingo. Ni ikigereranyo cy'ububasha bwe bw'ubumana bwo kuyobora amateka ku musozo wayo. Iki kikaba aricyo kitugeza ku gice gikurikira cy'iki gitabo, kwisubiramo gatatu k'umubare 7, ibimenyetso 7, impanda ndwi n'inzabya ndwi. Kandi buri cyiciro cyerekana ubwami bw'Imana n'ubutabera biza hano ku isi nko mu ijuru. Abantu bamwe rero batekereza ko ibi byiciro bitatu by'ibihano 7 by'Imana bishaka kuvuga ko bizagenda uko bikurikiranye, haba mu mpitagihe, cyangwa bishobora kuba biri kuba ubu cyangwa bikazaba ubwo Yesu nagaruka. Ariko dore uko Yohana bisobekeranye uko ari 7 byose. Inzabya ndwi ziheruka ziva mu mpanda ya 7 n'ikimenyetso cya 7. Impanda ndwi nazo ziva mu kimenyetso cya 7. Bimeze nk'ibyinjiranamo, buri cya 7 kivamo 7 bikurikiraho. Reba kandi buri ruhererekane rwa 7 rusoreza ku gihano cya nyuma, kandi gusoza kwa byose guhurizwa hamwe. Birashoboka cyane rero ko Yohana yaba arimo gukoresha buri 7 asobanura mu buryo butatu iby'igihe kimwe kiri hagati y'izuka rya Yesu no kugaruka kwe. Umwana w'intama watambwe atangira gufungura ibimenyetso 4 bya mbere ku muzingo, maze Yohana akabona abagendera ku mafarashi 4. Ni ishusho yo mu gitabo cya Zakariya umutwe wa mbere. Bigereranya ibihe by'intambara, guhindura, inzara n'urupfu. Mu yandi magambo, umunsi w'ibyago bigereranije mu mateka ya muntu. Hanyuma ikimenyetso cya 5 gisobanura abakristo bishwe baho ukwemera kwabo bari imbere y'intebe y'Imana mu ijuru, kandi gutaka kw'amaraso yabo nk'abazize akarengane kwazamutse imbere y'Imana nk'umwotsi uva ku gicaniro cy'imibavu. Nuko babwiwe kuruhuka, kuko n'abandi bakristo benshi bagipfa. Ntabwo tubwirwa impamvu, ariko tubwirwa ko bitazahoraho. Ikimenyetso cya 6 ni igisubizo cya nyuma cy'Imana ku gutakamba kwabo. Asoza umunsi w'Uwiteka wavuzwe muri Yesaya na Yoweri, maze abatuye isi bagataka bati, ninde ushobora guhagarara? Hanyuma mu buryo butunguranye Yohana ahagarikiraho igikorwa kugira ngo asubize icyo kibazo. Yohana abona umumarayika ufite impeta y'ikimenyetso aje gushira ikimenyetso kirengera abagaragu b'Imana bihanganira iyo mibabaro yose. Yumva n'umubare wabashizweho ikimenyetso 144,000 n'ibarura ry'ingabo nk'iryo mu gitabo cyo kubara umutwe wa mbere. Byari 12,000 bivuye muri buri muryango mu 12 ya Isiraheli. Umva rero yitondere, umubare w'izo ngabo Yohana yarawumvise nk'uko yumvise iby'intare ya Yuda yanesheje. Ariko muri ibi bihe byombi icyo yabonye ahindukiye n'isozwa ritangaje ry'aya mashusho y'ingabo muri Yesu, umwana w'intama watambwe. Nuko ubwo yabonaga izi ngabo za Mesiya z'ubwami bw'Imana zari zigizwe n'abantu bavuye mu mahanga yose, basoza isezerano rya kera ry'Imana kuri Aburahamu. Izi ngabo zigizwe n'amoko menshi z'umwana w'intama nizo zishobora guhagarara imbere y'Imana kuko zacunguwe n'amaraso y'umwana w'intama. Ubu zikaba zihamagariwe kunesha, atari kubwo kwica abanzi babo, ahubwo ari kubwo kubabazwa no guhamya nk'umwana w'intama. Hanyuma y'ibi ikimenyetso cya 7 ari nacyo cya nyuma kirafungurwa, ariko mbere yo kw'igitabo kibumburwa, impanda ndwi z'imiburo ziravuga, maze umuriro urahurwa ku gicaniro cy'imibavu. Kigereranya gutaka kw'abaho ukwizera kandi kijugunywa ku isi, gituma umunsi w'Uwiteka usohora. Aha rero iby'izi impanda ndwi Yohana asubira inyuma agasubiramo inkuru, ubu bwo yifashisha amashusho yo mu kuva. Amajwi y'impanda 5 za mbere asubiramo icyago cyagwiriye Egiputa, hanyuma impanda ya 6 irekura abagendera ku mafarashi 4 baje bava mu bimenyetso 4 bya mbere. Nyamara Yohana atubwira ko nubwo habaye ibyo byago byose, amahanga ntiyihanye nk'uko na Farawo yabigenje mu nkuru yo mu kuva. Bigaragara rero ko igihano cy'Imana ubwacyo kitazatuma abantu bicisha bugufi imbere yayo no kwihana. Hanyuma Yohana arongera agahagarika igikorwa cishijemo ikindi gihe. Marayika azana wa muzingo wabumbuwe n'umwana w'intama utagifatanishijwe ibimenyetso. Maze kimwe na Ezekiyeli, Yohana asabwa kurya umuzingo hanyuma akamamaza ubutumwa buri muri wo ku mahanga. Hanyuma umuzingo w'umwana w'intama urabumburwa, noneho tugiye kubona uko ubwami bw'Imana buzaza hano ku isi. Ibiri mu muzingo bisobanukira mu iyerekwa rigereranya ry'uburyo bubiri. Ubwa mbere Yohana abona urusengero rw'Imana n'abahawe kwizera bari hafi y'igicaniro, maze abwirwa kubagera no kubatoranya. Ni ishusho yo kurengera yakuwe muri Zakariya umutwe wa 2. Ariko ubwo ibikari by'urusengero hanze ntibyagerwa, maze bikandagirwa n'abanyamahanga. Abantu bamwe rero batekereza ko ibi bivuze kurimbuka kwa Yerusalemu byabayeho kera cyangwa bizabaho mu gihe kizaza. Ariko birashoboka cyane ko Yohana arimo akurikiza imigenzereze ya Yesu n'intumwa bose bakoreshaga urusengero rushya nk'ikigereranyo cy'abantu b'Imana b'isezerano rishya. Muri icyo gihe iyi ni ishusho y'uburyo abayoboka Yesu bashoboraga gutotezwa n'amahanga, ariko kugirwa nabi kw'inyuma ntigushobora kubaka intsinzi bahabwa n'umwana w'intama. Iki gitekerezo kirushaho kwaguka mu iyerekwa rya 2 ry'umuzingo w'igitabo. Imana yashyizeho abahamya 2 nk'abaserukira abahanuzi imbere y'amahanga. Nuko nanone
Hari abibwira ko ibi biganisha ku bahanuzi babiri bazagaragara umunsi umwe mu gihe kizaza, ariko Yohana bita ibitereko by'amatabaza, kimwe mu bigereranyo bye by'amatorero bisobanutse. Iri yerekwa rero rishobora kuba ryerekeye uruhare rwa gihanuzi rw'abayobotse Yesu, bazakora nk'ibyo Mose na Eliya bakoraga, bahamagarira amahanga n'abategetsi basenga ibigirwamana kugarukira Imana imwe y'ukuri. Ariko mu buryo butunguranye, inyamaswa iteye ubwoba iragaragara. Umusomyi nibuke Daniyeli umutwe wa 7, maze iyo nyamaswa inesha abahamya irabica. Nyamara nanone Imana irabazura kandi irengera abahamya imbere y'ababatoteza, ndetse amaherezo ibyo byatumye benshi mu banyamahanga bihana kandi baha icyubahiro umuremyi Imana ku munsi w'Uwiteka. Noneho hagarara, tekereza kuri iyi nkuru kugeza ubu. Ibihano by'Imana by'imiburo binyuze mu bimenyetso no mu mpanda ntabwo byatumye amahanga yihana, nk'uko n'ibyago byo kuva byanangiye gusa umutima wa Farawo. Ariko umwana w'intama anesheje abanzi be kubwo kubakunda no kubapfira. Maze noneho ubutumwa bw'umuzingo w'umwana w'intama bwerekana inshingano y'ingabo ze, itorero. Ubwami bw'Imana buzahishurwa ubwo amahanga azabona itorero rikurikiza urugero rw'umwana w'intama rwuje urukundo rwitanga, batisha abanzi babo ahubwo babapfira. Ni imbabazi z'Imana zerekanirwa mu bayoboka Yesu zizatera amahanga kwihana. Kandi iri jambo ritangaje nibwo butumwa buri mu muzingo w'igitabo ufunguye Yohana ashyira hagati neza muri iki gitabo. Nyuma y'ibi, Imana yanyuma iravuga, maze amahanga ahinda umushyitsi nk'uko ubwami bw'Imana buza hano ku isi nk'uko buri mu ijuru. Ubu noneho tumenya uburyo itorero rizahamiriza amahanga kandi rikaraga ubugingo bushya. Ariko se iyi nyamaswa yarwanije ubwoko bw'Imana ninde? Kandi inkuru yose izagenda ite? Yohana arabitubwira mu kindi cya 2 cy'igitabo cy'ibyahishuwe.